daisi kukutaka abagezi batamufiteho amakuru abatarikoda mfite amakuru y'urugendo kandi nawe barakubwiye abatarikoda mfite amakuru y'urugendo kandi nawe Bita makuru y'urugendo gihanda bwihebe ntacumayowe kuko data yakumvayeho amakuru hari igihe unyura muri bene data gihanda ariko akumenya hari igihe unyura nabo badukorana umurimo w'Imana akumenya gihanda bwihebe ntacumaye bita amakuru y'urugendo yewe gihanda nukuri jyewe narakuvumbuye hari igihe unyura no mu bana twitariye gihanda ariko kumenya amakuru y'ibitara we na data iyajyambere ikomeza urugendo icyambere amakuru y'ibitara we na data iyajyambere ikomeza urugendo icyambere amakuru Data we amakuru wampaye yabereye akabando kansinagiza n'ukuri icyambere n'amakuru data we amakuru wampaye yabereye akabando kansinagiza n'ukuri icyambere n'amakuru tuzaririmba indirimbo ayungana wina mawaneshe tuzaririmba indirimbo
w'Imana bose b'abapasiteri ababishop baraha barimo n'abavugabutumwa twatewe iteka si bisanzwe kuba turi kumwe twese n'abakozi b'Imana muturutse hirya no hino. Bashumba bacu mwahaguruka hanyuma mugasuhuza aba bakristu. Ndabizi haleluya ni mwayi twigishije ni mwayi dutoje ntabwo mwonanirwa kuyitera. Ba pastors, bishops, please stand up. Hanyuma ni mwatwigishije mwumve bya bindi badutoje hanyuma ni mwumva barabivuze namwe muzi uko musubiza. 1 2 3 wow twese amena. Reka bongere kandi nibyo mwadutoje abashumba mutera intambwe kameme mwenga batera intambwe. Yes rimwe kabiri gatatu haleluya namwe. Wow mwakomera amashi cyane mwakomera amashi murakoze bakozi b'Imana. Wow mbega abatoza beza ibyo mwadutoje turabizirikana ntabwo twavyibagirwa. Hanyuma nanone nyuma yo kwakira abakozi b'Imana turi kumwe nanone n'ubuyobozi bwacu mu murenge wa Gisozi. Ndabizi ko tuza kubona umwanya uhagije wo kuza kubakira ariko kanjye MC ndagira ngo nanone tuze kubakira. Imana yatugiriye neza nk'itorero ryacu mu Rwanda muri Gisozi. Ubuyobozi bwacu tugendanamo neza aba mu biterane byo gushima Imana twese tuba tuzirikana ibyiza Imana yadukoreye. Twatewe rero iteka ryo kubana n'abayobozi bacu bagize umurenge wa Gisozi. Munyemerere twakire executive wacu ubushize dukorera igiterane hano twakoranye imyiteguro yose ariko nyuma kubera impamvu z'akazi ajya ahandi ariko uyu munsi turi kumwe nawe. Araza guhaguruka kugira ngo adusuhuze hanyuma ndazakongera guhagurutsa n'izindi nzego zose zikorera mu murenge wa Gisozi ariko please nawe kandi muramwiteguye nawe afite ukuntu aza kudusuhuza aratera haleluya rwose maze namwe ndi mu ntenguhe muze kumva gitifu wacu atera haleluya. Haleluya abasuhuje mukomere Imana amashi. Executive wacu aradushuhuje. Ndagira ngo harimo n'inzego z'umutekano twateranye nabo barahangaha bakorera murenge wacu wa Gisozi. Bamwe bari muri protocol muri staff murahari twababonye. Hariho abakuru b'imidugudu harimo abayobozi b'utugari twacu hano muri Gisozi. Abo nabo barahari n'abashinzwe umutekano. Please mwahaguruka mukadusuhuza mukagira mutya abakora mu nzego zose mu tugari mu midugudu mu mutekano n'ibindi namwe muhaguruke just murarambura ibiganza. Abakristo baratera haleluya namwe muze twese tuze gusubiza. Mwebwe abakristo mwe mutera haleluya. Inzego zacu muhaguruke abakora mu mirenge mu tugari twababonye abakristo mwatera haleluya tukabasuhuza rimwe kabiri gatatu. Amen. Twese turabakiriye. Imana ibaho umugisha. Imana ibagirire neza. Munyemerere twese dukomere Imana amashi. Tumaze kwakirana abo ntakiriye mu wundi mwanya turaza kuza kumva Bishop wacu James Mulisa araza kuba twakira umushyitsi mukuru mu kandi kanya tumaze kuza kumva ijambo ry'Imana. Hanyuma rero tugiye kwakira umuvugabutumwa wacu uyu munsi. Umuvugabutumwa wacu twaramutumiye kandi wagize neza ubwo waje. Turi kumwe n'umuvugabutumwa wacu Pastor Reverend Pastor Isayi uhagarariye itorero rya ADEPR mu Rwanda. Twakomera Imana amashi. Benshi ntibari bamuzi ariko mugiye kumwumva agiye kuza kubaramutsa.
ariko mbere yuko tuza kumwakira turaza kumwakira mu kanya. Nanone reka mu izina ry'ubuyobozi bw'umurenge wa Gisozi, nanone n'umushitsi mukuru batumiye, reka muhamagare executive wacu kugira ngo aze gutwakirira. Nanone abashitsi muri rusange arongera kandi agaruke ko afite umwanya uhagije, ariko ni byiza kugira ngo uze kumwakira, utwakirira umushitsi uyu munsi. Araza kuvuga nyuma, murakoze kubitubwira. Hanyuma yanjye twese ndagurutse atira ishimwe yanjye yewe mana we, 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 atira twese gusa ishimwe yanjye yewe mana twese, atira ishimwe yanjye yewe mana, kandi atira gusenga kwanjye indirimbo ivuye ku mutima, irafashije umutima wuzuye ibinezaneza, igiye ndakuvuga kandi barangiguriye basubije gusenga kwanjye. Akiri indirimbo ivuye ku mutima, agira amashimwe umutima wuzuye ibinezaneza, igiye ndakuvugiye kandi barangiguriye basubije gusenga kwanjye. Igiye ndakuvugiye kandi barangiguriye basubije gusenga kwanjye. Twese atira turaririmba gusa ngo atira, twongere atira nabona cyangwa bikora atira jango. Abantu babishoboye twava mu ntebe tukabyinaho gatoya twegeye imbere, niba ntacyo bitwaye twegeye imbere gutya, twegeye imbere niba ntacyo bitwaye tukabwira Imana ngo atira amashimwe yacu. Atira
Sineza ihambaye amasimesi ku Mana yacu. Reka basabe gusubira mu mwanya yanyu. Imana ibamugishe. Reka dukomere Imana amashyi twese mu izina rya Yesu. Hanyuma ndaza kubasaba abantu barimo bagenda rwose tubane kugira ngo tuze gusozereza igiterane cyacu rimwe. Reka twakire Bishop Mulisa kugira ngo agire icyo avuga. Dukomere Imana amashyi. Hanyuma n'ubundi niwe uza kutwakirira umushyitsi mukuru. Bishop Mulisa niwe perezida wa foramu. Na Pastor Charles nawe wadufashije mu kuyobora gahunda yayoboye neza cyane, si byose. Reka tumushimire Imana. Niba uri hano utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, nicyo gihe. Ijambo twaryumvise, ni byiza kutagenda utamwakiriye kugira ngo akubere umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Icyo ni ikintu cy'ingenzi mu buzima. Kuva namwakira sindakorwa n'isoni, ntabwo ashobora kugukoza isoni. Amen. Niwe wenyine uhirwa ubuzima uramutse umwakira. Turashimira umushumba mukuru w'itorero rya ADEPR. Imana imuhe twigishe neza. Yaramfashije igihe twari muri Serena, n'ubu uramfashije. Umuntu uvuga Yesu neza nkumva ndanezerewe. Imana imuhe umugisha. Nyakubahwa madamu umuyobozi wacu w'umurenge wa Gisozi, ba nyakubahwa abajyanama muri hano, bashumba b'amatorero akorera umurenge wa Gisozi, umushumba mukuru w'itorero rya ADEPR n'abakristo mwese mwaturutse mu matorero atandukanye, Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Turagira ngo rero dushimire Imana cyane cyane ku bufatanye bw'amatorero n'umurenge wa Gisozi. Ikiri igiterane cyacu cya kabiri cya Rwanda Shima, umwaka utaha ushize twaragikoze hirya hariya, hakizwa n'abana benshi rwose, kandi bamwe baracyari mu matorero. Turabishimira Imana kubw'imirimo n'ibitangaza igikora. Turashimira Imana rero ko ari nziza. Turi hano umugisha w'imvura washatse kutubuza, ariko turashimira ko imvura yakeye kandi tukaba twagize ibihe byiza. Ndagira ngo uyu munsi tunejejweho no kubagezaho bimwe mu bikorwa byakozwe, ariko habayeho collection gusa y'amatorero 5 niyo twabonye raporo zayo z'ibikorwa byakozwe muri uyu mwaka kuva tuvuye hariya kugeza aha ngaha. Birimo kurihira abana amashuri, birimo mituelle de santé, birimo kuremera abantu bava mu cyiciro cya mbere bajya mu kindi batera imbere, birimo gutera inkunga abananiwe bari kwa muganga. Murabizi hari abo bajya bafatira kwa muganga badafite na mituweli bashaka kwivuza. Ibyo byose harimo n'ibindi bikorwa no kugaburira abana, bya bindi muri gahunda ya leta yo kugaburira abana, kubakura mu abana bafite ibibazo baturuka mu miryango itishoboye, harimo no gusangira abantu za Noheli n'ibindi. Ibyo bikorwa byose bya sociale twagiye dukora muri uyu mwaka, ibikorwa byiza byagiye bikora kandi byagize ingaruka nziza ku buzima bw'abantu. Muri ayo matorero rero uko ari 5, ibikorwa byakozwe uyu mwaka byadufashe $1,607,607 n'amafaranga 200 muri ayo matorero 5 gusa. Urumva ni ukuvuga niba Gisozi ifite amatorero agera kuri 15, hari n'ibindi bitabaye captured, bitafashwe, bitageze muri raporo zacu. Natwe hari n'ibindi abantu bagiye batanze, ariko hari ibindi byagiye bisigara. Ari nako ushishikariza n'abashumba kugira ngo ibikorwa bajya babishyira hamwe, cyane cyane ko ubu no mu karere biba bikeneye kugenda byose bikajya mu ngengo y'imari imwe, tukagaragaza ibikorwa byakozwe kuko turabafatanya ibikorwa ba leta. Turagira ngo rero dushimire amatorero yakoze ibyo. Ayo mafaranga ntabwo ari amafaranga make, ni amafaranga baturutse mu bantu, mu bakristo, mu bantu baba mu matorero bafite uwo mutwaro. Tunabashimire, dushimire n'abakristo baba barabikoze. Imana yo mu ijuru ibahe. Ariko nubwo bimeze bityo, dufite imbogamizi, dufite umutima usa n'ubabaye ukuntu, kubera amatorero amwe imiryango idafunguye kugira ngo bashobore gukora byinshi, nuko bakabaye bafite uburyo bwo guterana bagateranira hamwe. Tukaba dusaba rero
nyakubahwa umuyobozi w'umurenge wa Gisozi, nk'uko dukorera ubuvugizi, ukomeze dukorera ubuvugizi bwose kugira ngo amatorero afunze imiryango ashobore gufungurwa. Birumvikana itorero ntabwo rifungwa, ariko imiryango iyo ifunze, Bibiliya iravuga ngo ntimukirengagize guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya babigenza, ngo ahubwo uko mubonye iryo munsi wegera mujye murushaho kubigenza mutyo. Tukaba rero twifuza rwose tunasaba ukomeze kudukorera ubuvugizi nk'uko tubizi tubikora, ariko dukorera ubuvugizi kugira ngo ayo matorero yandi afunze, imiryango igifunze kandi barujuje ibisabwa rwose mu bidufashemo kugira ngo nayo ashobore gufungura. Ndagira ngo nanone mboneraho n'umwanya wo kubagezaho umusanzu wo kuremera abatishoboye ungana na miliyoni 6 ku bufatanye bw'amatorero n'abandi bafatanyabikorwa. Mboneraho n'umwanya wo kwakira kugira ngo tugezeho ijambo watugeneye uyu mugoroba. Imana iguhe umugisha. Reka tumukomere amashyi tumwakira aza. Sinzi check yacu niba ihari hano. Bene data Juma yaba ari hafi. Juma, hari check yacu dufite ya miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda ku bufatanye bw'amatorero n'abandi bafatanyabikorwa bafite umutima. Kaduhamagare n'umushumba mukuru wa ADEPR kugira ngo aze dutange iyi sheki. Sinzi aho duhagarara, abafotozi muratubwira uko duhagarara. Igireho imbere gato. Iyi ni ukuremera kuko watubwiye neza yuko utakigerera kuri mituweli gusa, ahubwo ushaka kuremera n'abaturage ba Gisozi. Uyu ni umusanzu wacu n'amatorero n'abandi bafatanyabikorwa n'abandi benshi. Ndagira ngo rero umwanya wo kukwakira guha ijambo mutarira hakibona utugezeho ijambo batugeneye. Imana iguhe. Nongeye kwirirwa, munyemerere duhuze ibiganza dushimire abahagarariye amadini n'amatorero ndetse n'abafatanyabikorwa. Nk'uko abivuze ubahagarariye, iki ni igikorwa cyiza tudakwiye kuba turenze amaso ngo tunanirwe kubashimira. Nimumfashe rwose twongere tubashimire. Nk'uko yabivuze, iyi ni inshuro yacu ya 2 dukora kino giterane cya Gisozi Shima Imana. Ntabwo rero twagikora ngo dushime Imana gusa, ariko hari n'ibikorwa bitandukanye dukora. Yabigarutseho, kiriya cyegeranyo n'icy'umwaka umwe gusa batugaragarije kigera kuri miliyoni 60 zirenga z'ibikorwa bitandukanye bakoze. Ndashimira umushumba mukuru wa ADEPR, yabigarutseho cyane. Ntabwo dukwiye kuba tuvuga ariko ntidukore, ngo twigishe ijambo ry'Imana ariko abantu ntibahurira ku musozi umwe asengera 2,000 bya kawunga, undi ariho asaba miliyari zo kudedwana ibicuruzwa bye. Rero rwose munyemerere nk'uko yabidusabye, ikindi giterane tuzakora ibirenze nk'ibi kandi birashoboka. Turashimira rero abantu bose abafatanyabikorwa, imvura dukomye mu nkokora ntibabashije kugera hano, nabo bitanze kugira ngo aya mafaranga aboneke. Reka nshimire nanone abahagarariye amadini n'amatorero bakorera muri umurenge wacu. Ubushize bishyuye mituweli, ndababwira ngo harageze ko twigisha abantu kuroba ifi aho guhora tubarobera. Iyo wishyuriye umuntu mituweli, ejo ukongera, ejo bundi ukongera, yumva ari inshingano zawe. Ariko uhoze igikorwa nk'iki ngiki ukamuha uburyo nawe ubwo azishyura mituweli, akabasha kugura akawunga ndetse akakarenga akagera ku muceri, ibyo nabyo akabirenga nawe agafasha abandi.
iki rero ni igikorwa cyiza mwakoze, ngira ngo mbashimire ko navuze rimwe mukumva kenshi, ubu mukaba mudufashije. Hari gahunda ya leta ifasha abaturage kwivana mu bukene. Dufite itsinda rinini ari naryo tuzifashisha kugira ngo batoranye imishinga y'abaturage hanyuma babashe kwivana mu bukene. Mu giterane cy'ubutaha tuzaba dufite abahamya imirimo y'uyu munsi. Ndabihamya neza, ntabwo imbuto yanyu igiye mu butaka bubi, ahubwo igiye mu butaka bwiza kandi buzera. Iki giterane rero twakoze dufatanyije n'amatorero n'amadini, ni muri gahunda y'igihugu cyacu y'ubumwe n'ubudaheranwa ndetse na n'umunyarwanda. Tudafite ubumwe, tudafite amahoro, twuzuye amacakubiri nk'uko umushumba twigishije yabivuze, n'aha twicaye ntabwo twaba duhari. Ni ukuri ibyo byose turabikesha umutekano, turabikesha ubumwe, ndetse turabikesha gushyira hamwe. Ibi byose mubona ni amahoro igihugu cyacu gifite. N'ubutaha mu kindi giterane tuzakora tuzongera tubabwire nk'ibi. Reka tuve mu makimbirane, reka tuve mu macakubiri yagejeje u Rwanda kure, none uyu munsi rukaba rugeze kure kandi heza. Reka nshimire abaturage ba Gisozi babashije kuza kwifatanya natwe. Mwarenze imvura, yendeje amaguru make muraza, kubera ko mwari mufite byinshi byo gushima Imana. Ubuyobozi bw'umurenge rero wa Gisozi burabizeza ko butazatenguha gufatanya n'amadini n'amatorero ndetse n'abafatanyabikorwa kugeza Gisozi heza kure kuruta uko twayisanze. Uko amayetaje azamuka, inyuma yayo hari abatishoboye, reka nabo tubazamure, bubake ibyumba 4 byo hasi, bazamure nive 2, ubutaha bazamure n'3. Muri Gisozi twese duture neza, duture heza kandi dutekanye. Munyemerere ngana ku musozo, ndongere mbashimire mbabwira ngo tugire igihugu, tugire umurenge utekanye, wuzuye amahoro, uzira amacakubiri n'amakimbirane. Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane, reka dukomere Imana amashyi. Arakoze cyane, Imana imuhe umugisha ku ijambo ryiza tugejejeho, ko umurenge wacu, ubuyobozi bwacu tuzakomeza gufatanya amadini n'amatorero kugira ngo Gisozi izamuke kandi dukomeze tugire ubumwe kandi n'amahoro. Narigize ngo reka mbasabe twese duhaguruke tumere coordinator w'igiterane kugira ngo dusoze n'isengesho gusa duhagaze twese. Reka mbasabe guhaguruka twese kugira ngo dusoze twese igiterane cyacu twari dufite uyu munsi. Pastor Kamushana niwe coordinator w'igiterane cyacu, yarakoze cyane. Reka tumuhe uyu mwanya kugira ngo asenge Imana dusoze. Reka mbasabe yego, ariko nagira ngo duhuze ibiganza tubanze dushimira Imana mbere y'ikindi cyose. Duhuze ibiganza dushimira Imana. Nyakubahwa executive w'umurenge, ba nyakubahwa bishopu, ba nyakubahwa bashumba, ba nyakubahwa abakristo mwese muteraniye aha, reka mvuge ijambo rimwe gusa ngo Imana ibahe umugisha kubwo mwaje kandi mwongere mwikomere mu mashyi mwishimire. Twumvise ijambo ry'Imana, twumvise gushima Imana, ariko waba uri hano wumva ushaka no kwiyakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, kugira ngo ugende umwakiriye, ugende ufatanyije n'abandi, ugende uri umuturage wa Gisozi ushima Imana nk'uko insanganyamatsiko y'iki giterane ivuga ngo Gisozi ishima Imana. Nawe ujye mu rutonde rw'abashima Imana. Haba hari aho uri aho ngaho wazamura ikiganza cyawe gusa, ihagarara uzamura ikiganza. Imana iguhe umugisha. Protokoli mwegera abantu, mumwegere. Rambura ikiganza, rambura ikiganza.
protokoli bakubone. Harundi hari waba ushaka kwiyakira Kristo nk'umwami n'umukiza we kugira ngo tumwakire. Umuntu ushaka gukizwa atambuka yegera imbere. Uwo muntu warura mu kiganza bigenze bite? Nyabureka ntiwisubireho, ndabizi hari uvuga ati reka zaba ngenda mbikoresho, zaba njya ku rusengero icyumweru gitaha. Imana iguha umugisha, ariko abo protokoli ko nawe